ngiye kubagezaho umuvugo wanjye nawise yubahe kandi ushyigikire nyirayo. Yubahe kandi ushyigikire nyirayo, yubahe utaretse kubikoresha, wibuka agakeneye inkunga, ni umuhungu wawe usanga wowe gushyigika ntabwo urwanya, ni umuhungu wawe uvuga byinshi, yubahe kandi ushyigikire nyirayo. Iyo niba agiye ukamugenzura ukavuga wowe ngo ntabwo yumva ese wihariye ntiyajya, reka turebe ko atava mu cyobo, wahita kimwe ntabwo ari byiza, yubahe kandi ushyigikire nyirayo. Iyo yibereye mu muhanda arimo kugendera kaburimbo n'umuntu rero yakwirembya, ni umuhanda ukamutaza ukareka shenge akabatana inzira ukayinjira magana y'ibigori wakubiriye bitaraba kandi Imana yazaguhemba, yubahe kandi ushyigikire nyirayo. Umuntu utabona n'abandi nimuhuta akagutabara umubere ijisho ahantu atabona, umufashe rwose ntabwo ukenera, n'umubere kugira ngo iminsi uzahita usanga inyangamugayo umwe mu byo wenda bigusabye, yubahe kandi ushyigikire nyirayo. Reka nibugire umwanya ndabizi yamugurisha imbapure, ikivugo cyabo ni iki ngiki, si ipapira si ikibabwiye buri muhanzi. Iyi ngiyi nyobora batabona n'itashenge ryo mu muhanda ntabwo atakana bagende, ingingo nyayo ni ukuyumva, inkonizi rero turazikeneye, yubahe kandi ushyigikire nyirayo. Impamvu ngukunda nkayubahiriza ndetse nkaba nawe ngusaba, ndamutse ngifite naba ari kuyiyuwe, ibyo biyinde ntabwo byankanga kugira ngo uyu mubage yankunda, yari niyukura se yamuraho nishaka mbikate ni umuhanzi uhangayishije n'amakuru. Icyo ngendereye kubabwira, turazikeneye n'iziboneke ahantu hose n'umuvugizi, inzego za leta zizitera iteka, ubusemuzi zadushyizemo imbaraga kuri mituweli tukazihabwa, abacuruzi abashoramari, igihugu cyose kigahaguruka, igihugu gifite nticyakweruka, yubahe kandi ushyigikire nyirayo. Ubu rwose njye mbabwira ntabwo ari ibintu bidasanzwe, ahubwo rero musizanye ubusabe bw'abana biteje imbere muri ubwo buyobozi ntibaheze ikoranabuhanga, ntibakumirwe mu nganda n'izindi n'ahandi hose ntarondora, ntitusubize inyuma izo mpamyabumenyi ntituzikungane kuko baba yemeza abayobozi. Yitwara abasirimu n'usuhererwe, wabona mbere ukamuhobera ukamenya yamuhabwa ijambo, yubahe kandi ushyigikire nyirayo. Ntabwo nasoza tutagashimye, mureke dushime abantu bose bubaha umunsi w'inkoni yera, by'umwihariko akarere ka Gisagara mwadusanganije ibyishimo, none natwe twabashimye twabakunze, murakarama mu ntara y'Amajyepfo. Mureke shime RUB, ntabwo nawe kugorama mu kubashima n'iby'igiciro, bose muri abantu bo gushima. Muri ubu bukombe bukiri ku buvugizi, abatabemera bizajya kurengeza ibikorwa bikora biyigira, ntawabazera, muri abantu bo gushima. Reka ncumbikire ahangaha inzego zihariye zose za leta, cyane cyane z'abafite ubumuga, ubundi abashingiye bigasubirwaho, ibiganiro none bikuye ku gicumbi cy'umuco bitari cyo, iwabo bafite n'abahanzi, ahubwo inganzo yabwaje ubwenge, yitwa Nyirabera Clarisse Murakoze. Murakoze cyane Nyirabera Clarisse.